DJ on the planet. Hottest. 3, 2, 1. twabasuye nk'abanyamakuru ese ahantu ko ari heza hari ibyiza nyaburanga kandi hari u Rwanda rwiza ahantu ni hehe ahangaha yego ni muri Eastern Province yego intara y'Iburasirazuba yego mu karere ka Kirehe yego ni mu murenge wa Nasho no mu mirenge igize akarere ka Kirehe muri Nasho akaba ari umurenge
cyangwa se n'akarere bihana imbibi n'igihugu cy'abaturanyi cya Tanzania yego ndetse n'umurenge uhana n'igihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Noneho ahangaha ni mu kagari ka Cyambwe ndavuga isumo rya Kazirana yego rituruka mu misozi y'amabuye ya Nyarubuye yego ahahoze hatuye umwami wa kera hejuru mu misozi. Urabona ko aya mazi ari mu gishanga kuko abantu baza kuyasengeramo. yego ese abantu mwasohokanye ni bande? Aba ni abanyeshuri bo kuri Burex International School, Burex ikigo cy'Inyamata. Nyamata. Batembereye bakoze ubukerarugendo muri Kasire. Yego. Mbese ahantu ni muri Nyarubuye? Yego. Ahangaha ni muri hano hejuru ni muri Nyarubuye. Ariko hasi gusa ni muri Nara. Ni muri Nara. Iyo uzamuka gusa ni muri Nyarubuye. Uvanga ahantu duhagaze ni muri Nara. Hano ni muri Nara. Aha. Mbese abantu bari mu Rwanda babwira iki nk'abantu batazi ko hari ibyiza nyaburanga bashobora gusohokeramo? Hano urabona ko byanze bikunze hari ibiyaga bitatu bisanzwe na Sho na Manga. Yego. Hari Royal Palace, hari n'umusozi muremure dufite muri Kirehe wa Nyamurindira. Yego. Dufite ibiyaga biri bishe kuri Crocodile, Hypos n'amafi. Ibyo ngibyo rero bibasha kudufasha. Byose byadufasha. Ese abo banyeshuri uri kubona ari bishimiye nk'umuntu uri kubona uburyo bishimiye aho bari urabona ko bamaze kwishimira ibintu byinshi tujya no gukama inka no kunywa amata mu musozi ruguru n'ibijumba turi bujye no ku rwibutso n'ahandi turaza kumenya umunyamahanga n'icyo wamubwira nabakangurira kuza no kuko haboneka kera ku isi kuko hari nababwira ngo nanjye ndacyari umusozi mwiza naje kubasura kandi nishimiye ibyiza biri muri Kirehe mukomeze muryoherwe abantu bakiri hano bari